itangazo umugenzi bazafata bakamufatira mu modoka y'abandi yishayemo bakamubaza itikari bagasanga ntayo afite ngo azagira gute umuririmbyi ijuru rizaza kugenzura rigasanga ari kuzamura supurano agafite agakiza ngo azagira gute umuvugabutumwa uzafatwa bakamufata ari kubwiriza ari kuziziniwayo ariko bakamubaza itike yitwa agakiza bagasanga ari ndayo ngo azagira gute rata abirangije reka nanjye mvuga ibyanjye hari ikintu cyanejeje ni mu mbere Imana icyubahiro nuko iyo bagiye gutangira iya tike ntabwo barobanura ku butoni ufite ibirenge bihengamye urababwira ati ngiye Rwamagana batishyura waba utagira amafaranga upfa kuba wujuje itike atishyura waba urwaye imvunja ibyo birakureba gahunda n'urugendo waba warize waba utarize wowe yishyura twigendere turashima Imana riyana bostatoka yafashe agakiza igashyira ku giciro kimwe umwicyanya mumbwire ngo mugakiza Nave yayipibamo mugakiza Nave yayipibamo abagenzi bose bishyura kimwe kandi abagenzi baragendana nuko barekura ayo matike ariko bakaguma mu modoka amatike abantu barayarekuye ariko baracyaririmba abandi agakiza barakarekuye ariko baracyabwiriza agakiza barakarekuye ariko nta n'isoni baracyajya kwigabura kandi itegeko rya mbere riravuze ngo gumana itike yawe igihe cy'urugendo rwose y'ijuru Yesu ahabwa icyubahiro mwibuke Mukristo ari mu rugendo rugana mu rurembo Siyoni yageze ku marembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere Yesu ahabwa icyubahiro Irembo ryera TV Irembo ryera TV imwe Haleluya itwa Niyonsenga Irene ndi umugabo wubatse mfite umugisha wo kugira umugore dufitanye abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 ndabishimira Imana ndi umukristo usengera mu itorero rya Karukungu paruwasi yacu ni Remera nongeye kunezezwa n'Imana kongera kunyemerera kuboneka aha Kacyiru kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana munyemerere tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana turasoma igice cya 3 turasoma ku murongo wa 11 byahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 11 reka dusome haravuze ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe mwakire neza ijambo ry'Imana mwanyemerera ngabagiriraho umugisha tukongera tugasoma iri jambo haravuze ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe Imana ishimwe
aya magambo dusomye ni amagambo akomeye Imana ivuganye natwe twe twateranye kuri uyu munsi. Ni amagambo yavuzwe na Kristo ayabwira Yohana igihe yari Patimo kugira ngo ayandikire itorero ryitwa Philadelphia. Iki ni igihe Yohana yari Patimo aho yajyanywe arenganirizwa ubutumwa bwiza. Rero igihe Yohana yari Patimo, Imana yamweretse ibintu byinshi, ndetse Kristo amutuma ku matorero 7 yo muri Efeso, buri torero akagenda aribwira ibyaryo. Ariko icyo nshaka ko tuganiraho ni iri jambo yabwiye itorero rya Philadelphia. Yandikira marayika w'itorero rya Philadelphia yaravuze ngo uwera w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, yakinga ntihagire ukingura. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Hari ijambo nasomye rinyamika imbaraga rituma ntagitinya ikigeragezo uko cyaba kiri kose. Ni ijambo ryanditse mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere, aho umugaragu w'Imana Salomo yavuze amagambo akomeye akavuga ngo buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacu. Haleluya. Noneho dore ikintu cyanaje naje kumenya ko ibihe bitubaho, intambara duhura nazo, ibigeragezo duhura nabyo byagenewe igihe. Ntabwo ari byo byihaye igihe, ahubwo byagenewe igihe. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ikiducindage ni ukutamenya amakuru y'igihe byahawe. Ariko nubwo biri ku buzima bwawe, nubwo wibwira ngo byakudodeweho, humura, byahawe igihe. Kubera ko byahawe igihe rero, iyo igihe byahawe kirangiye bivaho. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Amen. Noneho umva uko marayika w'itorero baramubwiye ngo uwera w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ugira gute. Niwe wenyine ufite urufunguzo rwo kugukingurira. Yakingura akaba rukinguye, yarukinguye abakurwanya ntibarukinga, yarukinguye abagusebya ntibarukinga. Ntangiye gufashwa we. Narimbuze ngo humura, yagukinguriye ucuruza inyanya ukajya Matewusi, yagukinguriye ucuruza caguwa mu kanya gato ukajya hirya na hino. Vuga ngo yakinguye. Hanyuma kandi ngo iyo yakinze ntawe ugira ute. Reka amakuru ajya kinga. Narimvuze ngo ajya kinga. Ajya kinga, agakinga ufite metirize, agakinga ufite dogitora, ukajya gusaba akazi bakagahatazi gusoma
muzi, ntabwo ndimo mbabwira uwo nasomye mu byanditswe, ndimo ndavuga umugabo nabonye ukinga, agakinga ukamwara, agakinga ugaseba, yakingura bigahita bisobanuka. Yigeze kunkingirana, ntabwo ndavuga wowe, ndavuga njyewe, yarankingiranye, arakinga mbura inshuti, arakinga mbura abavandimwe, arakinga mbura ababyeyi, arakinga inzara irankubita yakinze, ngajya njya gushaka akazi singabone. Uyu mugabo ko akinga, ko ndi kugira ngo mbwira aba barokore babandi muza muvuga ngo nimuze mwiyakirire, ngo kwa Yesu biri kunagana, ngo nimuze ngo nimufate, nawe ugasimbuka ngo urabifashe. Uyu mugabo ko ajya kinga, ko nabonye ajya kinga. Umuntu ari umurokore akaba mu nzu y'ubukode, akabyarira mu bukode, akuzurikiriza mu bukode, yakinze. Yarakinze, arakinga ngo ubukwe muri niba ture saa 11 za mu gitondo, nabuze n'igiceri cyo kugura imbeta y'amafaranga 20, vuga ngo ajya kinga. Ubu yaranditse ngo yimana amazi, ngo amazi agakama. Iyo yafashe gahunda yo kukwima amazi, ugera kuri robine amazi agahita abura. Wagera mu rugo ugiye kurekera imvura igahita, waba utari mu rugo imvura ikagwa, apfa kuba afite gahunda yo kukwima amazi. Yarakinze, arakinga umwana wanjye yitwa n'inzara, njye n'umugore turi babiri dufite amaboko nta kirema kirimo, twese dushoboye gukora, ariko tubura aho tujya gukora, tubura n'uwo dusaba, kugeza igihe umwana wanjye yishwe n'inzara. Ajya kinga. Arakinga. Umugabo mwakundanye akubeshya ngo urasa n'izuba, akubeshya ngo wasa n'ubwo yakupa wewe wakwaka. Iyo yakinze umugabo arakubwira atari ku bundi nari nayobye, twamenyanye gute? Iyo yakinze ajya kinga. Nyoko wakubyaye akavuga ngo sinjye wakubyaye, umwana akabwira nyina ngo uzabyara abandi, apfa kuba yakinze. Ko turashima Imana, ni nawe ukingura. Gira gutya. Turacyashima Imana ko urufunguzo rukinga rugakingura ari urufite. Ntukabona abantu bakuvuyeho ngo wibwire ngo yarubatije, burya ni ukibura ufite. Turashima Imana ko agifite urufunguzo, uwakinguye ni nawe ukinga. Ndashima Imana. Ariko bene dareka mbabwira uyu mugabo ndamukunda cyane. Icyo mukundira ndabwo agukingirana burundu, hari igihe akingura. Ndafashijwe we, Yesu urakoze. Ajya akingura, muri iki gihe yarakinguye. Yesu ahabwe icyubahiro. Aravuga rero ngo ukinga ntihagire ukingura, aravuga ngo none humva amagambo ngiye kuvugana nawe. Shize urugi rukinguye imbere yawe, ntawe uzongera kugira gute kurukinga. Ndafashijwe.
ibi ntabwo bivuzwe na Irene, ntabwo bivuzwe na mwarimu Supiriye, ahubwo bivuze na wa wundi ukinga akanakingura. Aravuze ngo shize urugi rugize gute, rukinguye imbere yawe. Ni ukuvuga ngo rwari rukinze, byari byakuyobeye, byari byagucanze, wibaza amaherezo yabyo. Ariko umva itangazo, ukinga ntihagire ukingura, ukinga ntihagire ukingura. Avuganye nawe amagambo, aravuze ngo noneho shize urugi rukinguye imbere yawe, ntawe uzongera kurukinga. Imana ihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru kuko bivuzwe na Yesu. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo impamvu shize urugi rufunguye imbere yawe ngo nuko witondera ijambo ryanjye. Yesu ahabwe icyubahiro. Abantu bitondera ijambo ry'Imana, niyo mpamvu Imana ifashe icyemezo cyo gushira urugi rukinguye imbere yabo. Aravuga ngo dore nzakuzanira abo mu isinagogi, mbategeke gupfukama imbere yawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndimo ndashaka kwigerera kuri iri jambo Yesu yavuze. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. Aravuga ngo nzakurinda mu byago bigiye gutera iyi si. Arangije aramubwira ngo komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iri torero Philadelphia ryari rifite ikinda andi matorero adafite. Niyo mpamvu Yesu aryandikira yababwiye kuba maso, abasaba kutarangara. Arababwira ngo ndaza vuba, mwihangane icy'agaciro mufite mukirinde kugira ngo hatagira ukibatwara. Nubwo bikomeye, nubwo muri iki gihe biruhije, nubwo ari intambara y'uburyo n'ibumoso, ariko ikamba mufite, Yesu ahabwe icyubahiro, muririnde hatagira ubatwara iryo kamba. Niki iri ryari rifite? Byari rifite icyo bita agakiza. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashaka tuvuge kurinda agakiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Urinde icy'agaciro ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Umuririmbyi yigeze yuzura umwuka wera, araririmba aravuga ngo agakiza twasigiwe niyo pasiporo y'ijuru. Aravuga ngo utayifite wese ntabwo azigera ajya mu ijuru. Ndagira ngo munyumve, agakiza Kristo yaduhaye, agakiza twakiriye niyo pasiporo y'ijuru. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwibuke mu Kristo ari mu rugendo rugana mu rurembo Siyoni, yageze ku marembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere. Yesu ahabwe icyubahiro, ararutanga. Ngo ariko uwitwa nta bwenge, ngo nawe ahageze baramubwira ngo nawe zana urwandiko rw'agatanga ka mbere. Ijambo riravuga ngo arangije arisaka, ngo ariko asanga atarufite. Naratangaye, nta bwenge barumubajije, ntabwo yigeze ahakana ko atarufite, ngo ahubwo yabanje kwisaka.
bivuga ngo impamvu yisatse yarazi ko arufite, ahubwo asanga ibyo yita urwandiko bitandukanye n'urwo barimo bamubaza. Yesu atugirire neza. Nari mvuze ngo Yesu atugirire neza. Uru rwandiko umuntu wese utarufite ntabwo azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu udakijijwe wese ntabwo azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma umunsi umwe nari nicaye mu modoka, nibwo iri jambo ryaje ku buzima bwanjye. Nicaye mu modoka baduha amatike, baduhaye amatike, itike yanjye ndayifata ndayibika, imodoka irahaguruka turagenda. Hanyuma turi mu nzira imodoka ikigenda, ndebye hasi mbona hasi huzuye amatike. Buri uwo bahaye itike yagiye yijugunya hasi, buri uwo bahaye itike yagiye yijugunya hasi, kuko yicaye mu modoka afite amakuru ko nta wundi muntu urongera kuyimubaza, niyo mpamvu yayijugunye hasi ntacyo bimutwaye. None ngira amatsiko, ngize amatsiko nza gusoma kuri iriya tike, nza gusoma amagambo ahanditse. Aya magambo nyasomye nahishuriwe ibintu bikomeye. Bene da, reka mbasangize ibintu nahishuriwe, ndebe ko Imana yadushyigikira tukagira icyo twunguka muri uru rugendo. Hari icyo bitwaye. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Mu mwanya Imana iduhaye, ndashaka nsobanura agaciro k'itike. Agaciro k'itike. Kubera iki nshaka gusobanura agaciro k'itike? Itike ni igihamya cyangwa se ni ikimenyetso umugenzi ahabwa kimwemerera ko agenda. Ndagira ngo nsubiremo mu ni igihamya, ni ikimenyetso kimwemerera ko atangiye urugendo. Kuko nta mugenzi wemerewe gutangira urugendo adafite itike. Hanyuma iyi tike naje kuyigereranya n'agakiza. Yesu ashimwe. Nayigereranije n'agakiza twasigiwe, agakiza Yesu yaduhaye. Nongera mvuga ikintu gikomeye, ndagira ngo mbabwire ngo agaciro k'umugenzi ni itike. Kansubiremo iri jambo, agaciro k'umugenzi ni iki? Ni itike. N'agaciro k'umukirisitu ni agakiza. Muraho ndasubiramo, agaciro k'umukirisitu ni agakiza. Ntabwo agaciro k'umukirisitu ari ukuririmba, ntabwo agaciro k'umukirisitu ari uguhanura, ntabwo agaciro k'umukirisitu ari ukubwiriza. Agaciro k'umukirisitu ni agakiza. Nirwo rufatiro Kristo yadusigiye, nicyo cy'agaciro Yesu yadusigiye, ni agakiza. Hanyuma akagakiza rero niyo tike Kristo yaduhaye izatwinjiza mu bwami bw'Imana. Ndasubiramo iri jambo, agakiza niyo tike Kristo yadusigiye izatwinjiza hehe? Mu bwami bw'Imana.
ndimo ndavuga ibwami ngabona ndi mu bushaka, ariko natekerezaga ko aribwo twese twaje gushaka. Yesu atugirire neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwari egera hino ufashe. Nutwakera umfasha gusoma aya makuru ingingo ku yindi. Unsoma ayo matangazo. Haranditse hati itangazo. Yego. Gumana tike yawe mu gihe cy'urugendo rwose. Nushaka kuhagarara aho dushiremo metero tugabane mwe nawe ujye dukoresha. Itegeko rya mbere ryanditse ku itike riravuze ngo gumana itike yawe mu gihe cy'urugendo rwose. Ndashaka munyumve iyo winjiye mu modoka baguhaye itike utangiye urugendo, iyi tike utegetswe kuyibika neza, kuko iyi tike itakaza agaciro ari ukugeza iyo ugiye. Dore rero iyi tike twabonye kigereranywa n'agakiza. Ukwiye gusigasira agakiza uhereye umunsi utangiriye urugendo. Agakiza kazatakaza agaciro tugeze iwacu. Dore ikibazo ahantu kiri rero ni ahangaha, nuko abantu benshi bamaze kwicara mu modoka babonye ntawe ukibabaza amatike barayajugunya. Abantu benshi barekuye agakiza ariyo tike, nyamara barekuye agakiza tutaragera iyo tujya. Ikintu gitangaje nuko barekura ayo matike ariko bakaguma mu modoka. Amatike abantu barayarekuye ariko baracyaririmba. Abantu agakiza barakarekuye ariko baracyabwiriza. Agakiza barakarekuye ariko nta n'isoni baracyajya kwigabura. Kandi itegeko rya mbere riravuze ngo gumana itike yawe igihe cy'urugendo rwose. Gumana agakiza Imana yaguhaye, ukarinde, ntukarekure, ntugatakaze kugera tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Soma ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri haranditse ngo genzura niba itike wahawe Yego. ihwanye n'agaciro k'urugendo wishyuye. Reka duhe Yesu icyubahiro. Sikumbona mu ndakariye. Ibindi turi gupfara katari nge wabazanye, kari data wabazanye ngo mwumve ijambo. Mbere yo guhaguruka, yego, banza urebe niba itike baguhaye ingana n'agaciro k'urugendo wagize ute wishyuye. Ibi bintu Imana ifashe mu byumve kuko muri abanyamugi. Hariya muri gare, nari mvuze ngo muri gare habamo imodoka nyinshi, ariko izi modoka zijya ahantu hagize gute hatandukanye. Rero uramenya utajya gukatisha ijya Kimisagara
kandi ufite gahunda yo kugiremera ko mbona mutanyumvise genzura neza si iyi tike ngatishije irerekeza hehe kuko hari abantu bafite amakuru ko bakatishije itike ijya mu ijuru kandi bari kuganiya gihonomu kubera ko wakatishije nabi ndi wabanza kugenzura icerekezo ni ikihe gahunda ni iyi genzura niba itike ufite ihwanye n'ikiguzi cyaho wishuriye ugiye kujya Yesu ahabwa icubahiro soma indi ngingo ndihuta kugira ngo ngere ku byo nshaka haranditse ngo KBS niba ari KBC aha kutabisoma so bigutwaye iki inabafitiye amatike akoreshwa igihe cy'ukwezi kose yitwa twende kadi urakoze iriga buri kintu cyose ujye gikuramo inyigisho nta kintu na kimwe kuri isi kitarimo inyigisho y'umugenzi ngo iriya societe itwara abagenzi iyo yagize igitekerezo murimo muranyumva ngo itegura n'amatike ariko ngo iyo tikura yishura ukagenda ukwezi kose ukwezi ngo yitwa ngo ni twende kadi nukuvuga ngo iyi tike iyo uyifite ujya mu modoka ntibakwishyuze ejo ukajya mu modoka ntibakwishyuze ariko ikibazo gihari iyo ukwezi gushize yatike ibitakaje agaciro muranyumvishe buriya uzi ko hari abantu bajya bagura itike cyangwa bakagira agakiza ku kwezi kose ukwezi kugashira ari mu mavuta ukwezi kugashira ari umunyamasengesho ukwezi kugashira adasiba mu materaniro ariko ukwezi kwashira itike kabirarangiye ko mutanyumvishije none mbabaze ari ugutunga itike y'ukwezi kose no gutunga itike ya buri munsi mwahitamo iki muririmbya haleluya ibintu byo kubana agakiza none ejo ntako ejo karahari ejo ntako ntabwo ari byo Yesu atugirire neza ntaho waba utaniye na yanzoka igenda yigoronzora none yabijemo ejo yabivuyemo yabigiyemo ejo yabivuyemo Yesu atugirire neza isoma irindi ute aravuga ngo buri mugenzi wese agomba kwita ku muzigo we ibibuze cyangwa byangiritse ntabibaza societe itwara abagenzi muvuge ngo kagira inkuru ko mbona mu ndakari ariko muvuge ngo kagira inkuru iriya societe itwara abantu ikintu yiyemeje ikagisinyira ni kimwe ni ugutwara abantu ntabwo ari ugutwara ibintu niba uje muri iyi sosiyete ukaza uhetse ibikapu nta hantu bateganije ibikapu bigomba kujya ubwo uricarana mu mwanya wawe n'igikapu cyawe ibiri ntubibabaze kuko bo bashinzwe wowe narigira ngo mbabwire ngo muri aka gakiza yego urata Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo munyura mu nzira igize ute iyi nzira ifunganye rero kuyinyuranamo ibikapu ntibyoroshye kuyinyuranamo ibikapu by'amagambo kubinyuranamo ibikapu by'amatiku kubinyuranamo ibikapu by'ubusambanyi ntabwo byoroshye wowe wikorera ibikapu ibyo bikapu bikureba ariko iyi sosiyete nta bikapu igize ute ubu mvuze nabira mukozi w'imana dusomera irindi sibira ninjye wabyanditse turashize arasetse yarisome katari weho waryanditse se
umugenzi uzafatwa gasome neza shiraho mikoro neza. umugenzi uzafatwa adafite tike yego azabihanirwa. data we muraho rata muraho mwumva itangazo vuga ngo ni itangazo subiramo ngo ni itangazo. umugenzi bazafata bakamufatira mu modoka y'abandi yicayemo bakamubaza itike ye bagasanga ntayo afite ngo azagira gute. umuririmbyi ijuru rizaza kugenzura rigasanga ari kuzamura supurano adafite agakiza ngo azagira gute. umuvugabutumwa uzafatwa bakamufata ari kubwiriza ari kuziziniwayo ariko bakamubaza itike yitwa agakiza bagasanga ari ndayo ngo azagira gute rata. wasoma irindi hatagira urakarira hano. irya nyuma riravuga ngo mu gihe uhuye n'ikibazo wahamagara kuri ziriya nomero. urakoze umwari ako kantu kanjye kambikiraho kabike. inimero wazibonye? nimero ya 33 niho twahamagara. urakoze narishatse kukubaza ngo inimero zanditseho uwazi kubaza udafite iyo tike wazishobora. reka mbabwire niba hari ikintu cyanejeje iyi ngingo yaranejeje. iyi ngingo reka nyisobanure neza nyiringabimana ihagararane nanjye maze mu nyumve. iriya sosiyete ishinzwe gutwara abagenzi yakoze imibare irateganya iravuga ngo muri uru rugendo rw'abantu dutwara hashobora kuvukamo ikibazo. niharamuka havutsemo ikibazo rero reka dushire nimero kuri iyi tike yego hanyuma nihavuka ikibazo umugenzi azahamagare ababwire ko ahuye n'iki. dore ubuhanga bakoresheje buri muri ibi niki. inimero ihamagara kuri sosiyete itwara abantu ntabwo bayihaye umushoferi nubwo umushoferi ari we muyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari we bayihaye ahubwo itike iriya nimero bayishize ku itike ya buri mugenzi. kubera iki bayishize ku itike ya buri mugenzi? nuko bamenye ko hari igihe haba impanuka shoferi agapfa mbere y'abatwaye. ibaze rero shoferi apfuye agapfa ariwe ufite nimero zihamagara wenyine ubwo urugendo rwaba rurangiriye aho. narivuze ngo hari igihe shoferi apfa ariko agapfa mbere yabo. byigeze biba muri Isiraheli umwami witwa Ahabu apfa mbere y'abatwaye ajya kuzana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli nawe azazanye ibigirwamana bibiri. Ahabu n'umugore we bapfa mu buryo bw'umwuka kandi aribo bayoboye igihugu ariko mu gihugu hakirimo abahanuzi b'abakiri bazima. turashima Imana ko abantu bashobora gupfa ariko aba bayoboye b'abakiri. hanyuma rero kuba umuyobozi yapfuye ntibisobanura ko urugendo ruhagarara ngo ahubwo uhita ureba ku gatike kawe. bantu bafite itike haleluya wareba ku gatike
tubazanira indi n'indi umushoferi urugendo rukomeze. Turashima Imana ko urupfu rw'abayobozi rutazatuma abantu bagenda, rutazabuza abantu kugenda. Ubu mvuze nabi rata? Mwarimu yabivuze. Ni Yeremiya 3 kangahe? Ndabaza ndagira gute? Umuntu byacanza ajya ahita atabaza ahamagare kuri iriya nimero. Noneho umuntu mwicaranye muha makuru umubwire ngo ubyitondemo, hahamagara ufite agatike. Kuko inomero zihahamagara ziri hehe? Ziri ku gatike. Inomero zihamagara mu ijuru bakitaba ziri ku gakiza. Umuntu ufite agakiza yahamagaye baritaba. Umuntu ufite agakiza yakomanze barakingura. Banyumvisha bavuge ngo amina. Ntiwabirangije? Reka nanjye mvuga ibyanjye. Hari ikintu cyanejeje ni mu mbere Imana icyubahiro. Nuko iyo bagiye gutangira iya tike ntabwo barobanura ku butoni. Ufite ibirenge bihengamye urababwira ati ngiye Rwamagana batishyura. Waba utagira amafaranga upfa kuba wujuje itike atishyura. Waba urwaye imvunja ibyo birakureba, gahunda n'urugendo. Waba warize waba utarize wowe yishyura twigendere. Turashima Imana. Riyala bostatoka yafashe agakiza igashyira ku giciro kimwe. Umuntu mwicaranye mumbwire ngo mugakiza Nave yayipibamo. Mugakiza Nave yayipibamo. Abagenzi bose bishyura kimwe kandi abagenzi baragendana. Iyo kaza gushyirwa ku biciro bayirene twari tubirenganiyemo. Reka mbaha amakuru rero muvuge ngo kagira inkuru. Hari igihe wicara yego ufite indi sumbi yanjye wambaye congo wayihanaguye bye wabishaka ugakubitamo na fime, ariko uko wambaye kose uko ngana waba munini waba muto wapima bingahe nibiri Rwamagana ari 1200 ni 1200. Ntabwo babwira ngo unize menshi nawe icyabiri. Sasa warangiza ukakugendera ukicara mu mwanya wawe yego. Wamara kwicara mu mwanya wawe wumva wicaye nk'abakire bose, wajya kubona ukabona umukecuru aje atagira amenyo n'agakoni gutya, akakubwira tegerayo nicare. Kavuga se uyu mukecuru turicarana, uyu mukecuru uheruka koga 9 uyu mukecuru koko ariko gabanya amatiku yishuye. Gabanya amatiku nawe yagize gute yiziye wategerayo. Uyu mwana ni wa mukecuru, umukecuru akicarana na boss, ariko mwambera Imana icyubahiro. Abakomeye turicarana kandi twese turabana disi. Nicyo ngundira Imana. Ntishobora kuza kuvugana na mwarimu ngo ivuge ngo umva mwari, oya iravuga tumva mwana wanjye. Abagenzi bose banganye iki agaciro. Dupangire Yesu icyubahiro. Ikindi kintu nakunze kutike rero, umugenzi ufite itike arusha agaciro umuntu udafite itike. Ibyo byose mbisobanura cyane hatagira abandi hakarira, ariko umuntu ufite agakiza atandukanye n'utagize ute n'utagafite. Hari igihe umuntu akugendera muri gare, yagera muri gare agakatisha itike. None yamara gukatisha itike ugasanga akatishije itike
ariko akayikatisha saa sita, ariko gahunda y'urugendo ari saa munani. Noneho iyo ufite agatike rero wakatishije, iyo bishatse uratembera, upfa kuba wifitiye agatike kawe. Bakavuga ati saa munane, ati muri gare byakomeye, abanyeshuri bari kujya ku ishuri, ibintu byakomeye sha, ati abantu baruzuye. Uwo bavuga ngo baruzuye ugahita yibuka ko ufite itike, kavuga ati biramaze, kuko wowe ufite iki itike. Noneho saa munane zagera, saa munane zagera gute? Zagera igahunda yo kujya mu modoka ikabirageze. Hari abantu rero bakunda kugenda mbere y'abandi kandi nta n'itike bafite, akaza yihuta n'ibikapu, ewana ndikwihuta, agahita ajya kwicara mu modoka. Nyine we yikanze ko afite imbaraga, yikanze ko afite ububasha, yikanze ko afite ubushobozi, yikanze ko icyari cyo, uvuga ngo icyari cyo. Yarangiza akaza akicara, yicaye mu modoka ariko nta tike. None umuntu ufite itike ntabwo abyigana. Narimvuze ngo ufite itike ntabyigana. Bararwana kabihorera ati mwarwana mutarwana birabareba. Nubona abantu bari kurwana uzamenye ko nta kindi bapfa, nta matike bafite. Ukahagera ugasanga shoferi yicaye mu modoka agiye kwatsa, ugatumva ati shoferi winsiga. Shoferi ati ko imodoka yuzuye, kamubwira iyi niyo ndi bujyane nayo. Gute se? Gahita umwereka agatike. Uhita umwereka iki? Iyo umweretse agatike rero, shoferi ahita areba inyuma ariko akicaye mu modoka, akavuga ati mutwihanganire, umuntu wicaye adafite itike. Umuntu wicaye ariko adafite iki? Natubabarire, turimo turihuta, amasaha yadufashe, natubabarira sohoke. Wa muntu afite gahunda yo kugenda akanga akagumamo. Shoferi agahita afungura umuryango, agafungura umuryango w'abagenzi, agahagararamo. Mwatubabarira, umuntu udafite itike agasohoka. Bose bagaceceka, agahita avuga ati mwese amatike hejuru. Hagashira amatike hejuru. Wa wundi ati nyihanganire ndi kwihuta n'ukuri kose, mfite gahunda iminota yavuga ngo ati tubabarire gato, sohoka mama, ngo uyu mwanya wawe mwinjire. Kandi muzi ngo ko abantu bahanura ngo ari uko babanje gutitira. Ndarinda nditira se hari imvura yanyagiye, nta na malaria mberuka kurwara. Reka mpanure mu izina rya Yesu. Hari umuntu uvuga ngo ngiye guhanura, ngo ubuhanuzi ngo babwishakamo. Ngewe ndabwo mbwishakamo, ndabufite. Reka mpanure. Vuga ngo hanura. Igihe kirageze kandi igihe kirasohoye. Abantu bicaye badafite amatike bahaguruka, bafite amatike bagire gute? Ubu mvuze nabi? Igihe kirageze kandi kirasohoye. Umuntu wese wicaye afite ahaguruke, ufite itike agira ate? Igihe kirageze ngo wicaye atagira agakiza ahaguruke, ufite agakiza agira ate? Kuko shoferi ntabwo ajyana abadafite agakiza. Yesu ahabwa icyubahiro. Ikiza kitiki, iyo umugenzi yageze mu modoka afite itiki, ntabwo ashinzwe kumenya iyo bamucisha. Ikizima ni ukumenya iyo bamujyanye. Niyo mpamvu uzasanga abagenzi bicaye mu modoka bafite amatike, umwe uzamusangane kuteri mu matwi,
undi asinzire, undi yisomera ibinyamakuru. Ibyo ntabwo ari akazi kabareba, upfa kuba ufite itike wagezemo. Bireba nyir'imodoka, niwe uzi iyo kujyanye. Byigeze bimbaho ngiye kuvuga ubutumwa icyangugu, noneho ngiye gukatisha itike barambaza ngo urashashe. Rero ntabwo nari nzi ko hari inzira ebyiri zigera icyangugu. Hari inzira ica i Butare, hakaba n'inzira ica ku Kibuye. Ndababwira ndi rero ndi ngewe sinzi iyo ndi bugere, cyakora bambwiye ngo ngere icyangugu. Barambwira ngo zose zigera icyangugu, ndi munyuzaho shaho mushaka. Ndangije ndiyicarira. Umuntu ufite itike ntabwo agorwa n'urugendo, nyir'urugendo niwe umujyana. Hanyuma rero ikibazo abantu bahari ni ugutangira gusakuriza shoferi ngo ko tubona udutambikishije, ngo ko tubona utumanuye. Nyiri imodoka iyo yakwinjijemo yemerewe kunyura hageze ute? Niyo mpamvu abantu bari guca mu bizigo muri iyi minsi, mwihangane, niho shoferi yashatse kubanyuza. Ariko nimuhumure, ahandi iri kubanyuza icyerekezo nani hahandi. Ni hehe rata? Ni mu ijuru. Nubwo uri guca ahantu ukabona atariyo nzira yakanyuzemo, nuko warangije kwishura itike itonda kunyuza aho ashaka, agucisha aho ashaka. Yajyanye Abisiraheli abanyuza aho ashaka, abajyana aho ashaka. Ahantu bagombaga kugenda iminsi 11 bahagenda imyaka 40, ariko icyo mukundira ntajyayobya abagezayo. Ngo ubwire ko ibiziga umwanyuramo bidasobanuye kutagera iyo mujya. Yesu ahabwa icyubahiro. Nari mvuze ngo Yesu ahabwa icyubahiro. Hari abandi bantu bambabaje, nababonye muri gare, agahinda karamfata. Nababonye muri gare. Nabo bita abakarasi. Uvuga ngo abakarasi. Buriya abakarasi ni benshi. Muri uyu murimo abakarasi ni benshi. Muri gare habamo abakarasi benshi kandi bakorana umwete. Urakabyara baravunika rata. Umukarasi uhinguka mu marembo ya gare hahandi bakarabira, akaza kuzaniye sanitizer yo kuguhana kugira ngo hatagira n'umugutwara. Agahita akubwira ati urajya i Butare. Iyi Butare none irahari. Agahita afata agatwaro kawe akakirukangana akagashyira mu modoka, akakubwira ati icara nguzanire itike. Akagenda akakatisha itike, ntashyireho amazina ye, agashyiraho amazina y'umugenzi. Akazanira umugenzi akamubwira ati urugendo mugereye amahoro. Dufite abantu muri uyu murimo bashinzwe kubwira abandi ngo mugereye amahoro, ariko bo badahaguruka. Barabwiriza bakabwiriza, abasambanyi bakihana, abajura bakihana, bati mugereye amahoro. Wera kugira ngo azakatishe itike reka data. Uriya uzi ko barabakarasi, ari umuntu ukubwira ati iyi ngiyi irajya i Butare atarahagera, atanazi uko hasa, nta n'amakuru yayo. Buriya dufite abantu batubwira ati mu ijuru ni heza, ariko bataragerayo, batararungurukayo, batanafite gahunda yo kujyayo. Uwo muntu mwicaranye ntumukoreho, kuko turacyari muri covid, ariko mubwire ngo Imana ikurinde kuba umukarasi. Kuri kw'Imana ni ukuri ko yera. Imana yo mu ijuru iyaremye ijuru n'isi, ikurinde kuba ikintu kibabaje ku mukarasi. Rero nta nubwo kampani bimuzi. Ahubwo iyo we ukunda akora, iyo abonye umugenzi aramutanga bakamuhaho desi.
umugenzi agakomeza, ubwo umushahara wakabara utahanye ko mbona mundebye nabi akoranya akabyize akazana undi desi gerayo amahoro, gerayo amahoro, gerayo amahoro. Twirirwa tubwira abantu bagereye amahoro, bagereye amahoro, ariko twebwe kugerayo amahoro byaranze, turacyaryohewe no gukarata gusa. Yesu atugirire. Reka mvuga kandi kantu wenda dusoze ntacyo bitwaye. Yesu ahabwe icyubahiro. Kankavuge we, ngavuge cyangwa ngihorere? Reka ngavuge we, karandyoheye nako. Hari umuhungu twahuriye Kacyiru, ariko hano hirya ya gare gato, umanutse hirya ku murenge Kacyiru, hari ahantu hari icyumba cy'amasengesho, hanyuma turahahurira. Yitwa Manweri. Hanyuma Manweri arangije aduha ubuhamya, nibwo naje kumenya ibujya kwitike ni ikindi gitangaza, agakiza ni ikintu kitoroshye. Ngo yigeze areba umugabo bari mu iteraniro, ngo ijwi ry'Imana riramubwira ngo mbwira uwo mugabo ngo muhaye akazi, ngo kandi umubwire ngo ngamuhaye i Burayi. None uwo mugabo ngo yari yarashatse akazi mu Rwanda aragashaka arakabura, ariko Imana ikoresheje uwo Manweri aramubwira ati ikujyanye i Burayi. None igihe kigeze wa mugabo ajya i Burayi, koko ageze yabona y'akazi. Abonye y'akazi ngo yajya gusenga akajya avuga ngo Mana ya Manweri urashoboye, Mana ya Manweri ufite imbaraga. Bega bundi Yesu abwe icyubahiro, yabonaga Imana ya Manweri ayishobora byose. None ngo abazungu baramubaza ati Imana ya Manweri ni bwoko ki? Twe tuzi ya Aburahamu, iya Isaka, iya Isiraheli, iya Manweri ni iyihe? Arababwira ati Imana ya Manweri niyo ya Aburahamu, niyo ya Isaka, ahubwo uwo Manweri Imana ye yarantabaye. None ngo bagira amatsiko, baramubwira ngo uzadutumirira uwo Manweri natwe turebe iyo Mana ye. None Manweri agira ikibazo, aba n'umukene, ntiyize, ariko afite umwuka w'Imana. Twahaye Yesu icyubahiro diko atarobanura ku butoni. None Manweri baragenda bamutegeshereza itike y'indege barayikata, bamaze ndavuga itike, bamaze kuyikata bamugurira n'imyenda. Manweri nawe Imana imuremera igitangaza, abakandagiye i Kanombe ku kibuga cy'indege. Ngo akandagiye mu ndege ngo yibuka ko Imana yigeze ivugana nawe imubwira ngo nta so, nta nyoko, nta gifaransa, nta cyongereza, ngo ushize mu ndege. None Manweri ngo ahageze arafashwa, ahita yibuka ko Imana irindi jambo yavuze ikarisohoza, ngo ndiyibuka ko ari mu ndege, ahita atera haleluya. Ngo abantu bagera kuri 5 bari mu ndege barayikiriza, arakomeza. Ahura n'ikigeragezo noneho cyo gusonzera mu ndege. Ngo abandi bose bagenda bakibyo kurya, Manweri we nta n'ijana afite, icyakora afite itike. Ngo ageze ku kibuga cy'indege asanga wa mugabo yahanuriye niwe waje kumufata. Arangije aramubwira ati mwene da, ntujyane mu zindi gahunda utarabanza kubanza kungaburira, ati kuko ndashonje bishoboka. Uwo mugabo abaza Manweri ati Manweri urashonje? Bati ndashonje. None si kubera ikutari? Ahubwo ati nari kurya ibyo nguye. Aramubwira ati yurya mu ndege? Aramubwira ati none si ko wowe unzi ko twasenganye, amafaranga yo kugura ibiryo byo mu ndege nayakura? Aramubwira tumva Manweri, iyi tike twakwishuriye wari kurya icyo ushaka ukanywa n'icyo ushaka. Manweri atuvuze ngo iki? Wari kurya icyo ushaka ukanywa n'icyo ushaka. Aramubwira ati mbabarira ntabwo nabimenye rero. Aragiye aramugaburiye,
Manuel aragiye arigishije, yigishije Imana ye, avuza Imana ye, abazungu barayibonye, babonye imirimo y'Imana. Igihe cyo gutaha Manuel kiba kirageze. Manuel arababwira ati ibiryo mu byihorere, aho nabisize ndahazi. Yaduhaye ubuhamya atubwira ngo yinjiye mu ndege akikicara, indege itaraguruka, ahamagara umuseriveri aramubwira ati supurayiti koka oranje mu bivange. Mu yandi magambo asabira fante eshatu icyarimwe kuko yarangije gusobanukirwa agaciro k'itike. Nari mbahaye amakuru burya iyi tike nubwo igoranye, iyi tike kuyirinda nubwo bitoroshye, ariko irimo ibyo kurya, irimo n'ibyo kunywa. Muri aka gakiza harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa. Nanejejwe n'ijambo Imana yabwiye umugaragu wayo Nowa, iramubwira ngo wubake inguge ushyiramo ibyumba bitatu, iramubwira ngo ariko icyumba cya gatatu ushyiramo ibyo kurya bihagije. Akagakiza gakomereho niko kihishamo ibyo twifuza byose. Akagakiza karimo amashuri y'abana, akagakiza karimo umugabo mwiza, akagakiza karimo imodoka, akagakiza karimo n'ubugi. Haguruka dusenge, haguruka dusenge. Akagakiza karinde, akagakiza gakomereho. Haleluya. Yesu araza vuba, Yesu araza vuba, Yesu ahabwe icyubahiro. Mwari ngwino dufashe gusenga. Yesu Kristo. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye. Wogejwe na Yesu, watunganijwe nama. Hari ubwo yakuhagije amaraso menshi, imyambaro yawe irera. Umukiza ubwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa. Irembo ryera TV.